nitwiringire Imana, niduhumure. Yesu yavuze ko azatubera ubuhungiro. Amen. Ariko bashyizeho ikindi kintu gikomeye, umurongo wa 20 ngo musanga amategeko y'Imana n'ibiyahamya, niba batavuga ibihwanye n'ibyo ntazatandukanye. Nta ngoma igenda neza idafite amategeko, ibariza amategeko. Niyo mpamvu muri Afrika abantu bahindagura amategeko bitagira icyo bamarira, ariko na hano muri Amerika niba twubaha amategeko ya Trump dutera hejuru akatubuza amahoro, ni gute tutakubaha amategeko y'Imana? Amaze kubona yuko badashubijwe n'Imana, ubu abantu bajya muri psychic, abandi bakajya mu bapfumu. Abakristo benshi tuyo tuvugana bakambwira ko bagiye mu bapfumu gushekesha. Kandi iyo ugiye muri iyo spirit, uba ugiye muri spirit ya rebellion ituma utandukana n'umwuka w'Imana by'iteka ryose. Mana urakoze kugira ukomeze kuduhishura mu ijambo ryawe. Igitabo cya Yesaya turi kunyuramo atari ku bwacu, ariko kuko wabihisemo kubona ko ari igihe giheruka dukeneye kongera kwibutsa kugira ngo duhagarare neza kandi duhagarare nawe, duhagarare mu murongo watsinze ari wa Yesu. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Ubwoko bw'Imana nongeye kubasuhuza. Wilson here, hano Wilson Sembeba. Tugiye gukomeza ibyigisho byacu, tugeze ku gice cya 8. Reka dusenga Imana. Mana ishobora byose, turagushimye yuko ukomeze kubana natwe muri amasengesho y'iminsi 40 yo kwiriza ndetse no gusenga, kugira ngo turusheho kureba mu maso hawe kandi tugusobanukirwe, twegere intebe y'ubwiza kugira ngo tukugireho umugisha ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Uko ndushaho gusoma igitabo cya Yesaya ndabona bingoye. Ubundi iki ntabwo ari kibwirizwa, nta nubwo ari Bible study, ahubwo ni kuba akabonjo kugira ngo mugende musome ku giti cyane. Uyu mugambi wari wo kugira ngo muri ibi bihugu turimo biruhije cyangwa n'ahandi hose waba uri, niba ukora amasaha 8 tanga nibura iminota 30 ubane n'Imana. Ntabwo ari kwiriza ubusa, ahubwo ni ukureba icyo wakwigoma burya bwo kwiriza ubusa kuzima, kuko muri Yesaya 58 bavuga neza uburyo bwiza bwo kwiriza ubusa. Muzahasoma. Ntabwo ari kutariye ibiryo, ushobora no kubireka kubera ko wakoze cyane, ahubwo ni uburyo ubana n'Imana ukabiha umwanya. Iyo ukundana n'umuntu wigoma byinshi kugira ngo umubonere umwanya kugira ngo muganire, haba ari umubano wo kure cyangwa wa bugufi. Uva ku shift unaniwe, hari ugafata telefone ukamuhamagara, cyangwa ukaba watwara ukajya mu wundi mujyi ujya gusura umuntu w'inshuti yawe. Yesu yifuza kugirana ubushuti natwe. Uko ndusha gusoma kino gitabo cya Yesaya, nubwo nagiye ngisoma, ariko ntabwo yigeze ufata umwanya wo kugisengera ngo Imana igira amagambo amwe isobanurira. Gahunda twanditse ni gahunda benshi bakurikiza, ariko mu by'ukuri ntabwo ngiye meze nk'uri kuyikurikiza, bitewe n'uko ndushaho gusoma ndagenda mbona za insight ntatambuka ntazisobanuriye, bamwe batagira umwanya uhagije wo gusoma Bibiliya. Rero ndi kureba uburyo mu kwezi kwa 12 twaza gera Zoom, abashoboye kujyaho tukabara umwanya tuvugana amagambo akomeye kuyaca hejuru. Nabwo ni ikindi kibazo mfite mu mutima wanjye, ariko turakora ko dushoboye. Mu gice cya 7 twasobanukiwe neza yuko isezerano ryatanzwe ry'uko umukiza azavuka, akavukira ku mwari utarigeze abonana n'umugabo. Iryo sezerano litahawe gusa umwami ahazi, cyangwa se Abisirayeli gusa, cyangwa Abayuda ntuza kingdom ya Yuda, ahubwo yaduhawe n'uyu munsi. Kuko Imana ivugira mu gitabo cya Yesaya ntabwo yabwiraga Abisirayeli gusa, ahubwo yabwiraga n'abake gihe, ndetse n'amagambo menshi Yesaya yavuze ndetse atarasohora muri iyi generation yacu n'indi zaza. So rero igice cya 8 gitangira Imana ivuga izina rikomeye, ivuga izina rikomeye Maher Salara Hashbaz. Maher Salara Hashbaz, Maher Salara Hashbaz ni izina ry'umwana ya Yesaya, ndetse Imana ivuga ngo iryo zina ryandike ku bisate
kinini, ikaramu ndetse yandikaho iryo zina. Kandi Imana nayo izishakira abahamya. Imana nayo izishakira abahamya babiri, Zakariya na Yeberekiya. Aba bari abatambyi, kuko ibihamya iteka byagombaga guhamwa n'abantu babiri, kandi byari gushyikirwaho ku rwibutso. Imana agira ngo aya magambo natwe uyu munsi iyo datanga iri tegeko ntabwo tuba turi kuyasoma uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Muranyangana ko iki cyigisho ndagishyira mu migabane ibiri ko ni kinini. Nuko yasabwa ko yagiye akajya kubonana n'umuhanuzikazi umufasha we, basama inda, abyara umwana w'umuhungu. Uwiteka ahirako amubwira ngo amwite izina, amwita rya zina yanditse kuri ya bihamya, Maher Salal Hashbaz. Kuko uwo mwana ataramenya kuvuga ati data cyangwa mama, ubutunzi bw'i Damasiko n'iminyago n'umwami bizajyanwa ho iminyago n'umwami wa Shure. Iki nta kintu gitangaje kirimo. Turazi neza yuko ubwoko bw'Imana bwari bwaratandukanye guhera ku ngoma y'umuhungu byatangiye ku ngoma ya Salomo, kubera amatakse, amahoro, biba bibi ku mwana Robowamu Salomo, wabigize noneho bibi kurenzaho, baza gutandukana. Nuko noneho Isirayeli iragenda ijya mu majyaruguru, noneho Yuda iragenda ijya mu majyepfo. Habayeho bita civil war division. Ibyo byabaye imyaka 150 mbere yuko Yesaya avuka. Rero Yesu nako Imana yarebaga ibibi bakoze, ndetse bageze ahantu habi cyane bitewe nuko bwabaye ubwoko bubi kugeza ubwo bifatanya n'abanyamahanga. Ibyo twarabivuze. Ariko icyaje kuba nuko habayeho koresiyo cyangwa se gufatanya imbaraga z'aba Ashure ndetse n'aba Isirayeli cyangwa se aba Efurayimu, aribo bari amatribi 10 muri side cyangwa se mu majyepfo. Hari tribu ya Benjamini n'iya Yuda, ariko bari bagifite umujyi wa Yerusalemu. Bashyira hamwe no kugira ngo nabo bawufate, nibamara kuwufata bazashyiremo umwami bashaka, kugira ngo ibyo bashaka kugeraho bigerweho yuko berimena bariya. Ariko Imana yatanze isezerano ko bitazakunda, kwizabarwanirira. Nubwo bari bafite abami batari beza nka Ahazi nkuko twabivuze ejo, ariko Imana yashyize uburinzi kuri bo, kuko Imana idahinduka, ariko abantu turahinduka. Imana yo iheruka imeze. Ku murongo wa 5, ubwo rero biyemeje gukora iyo koresiyo. Niyo mpamvu yari i Damasiko, kandi umujyi mukuru wa Efurayimu cyangwa Isirayeli yo mu majyaruguru yari Samariya, kandi ko umwami wa Shuri azabatwara. Mbese iyi yari warning cyangwa se itangazo ry'uko bagomba kwitegura. Imana yabyerekanye mu buhe buryo se? Imana yabyerekanye mu buryo bw'uko uyu mwana ataramenya kuvuga, ngo ubwo Uwiteka arongera ababwira ati, ubwo aba bantu banze amazi ya Silowamu atemba buhoro, bakishimira Resini. Resini yari umwami wa Efurayimu,
ndetse na mwene Rehameliya wari umwami yari umwami bari bashyize hamwe w'Isiriya, bari bashyize hamwe ndetse n'umwami w'Abisirayeli kugira ngo barwanye ziriya tribe ebyiri ya Yuda n'iya Benjamini. Bahujije imbaraga. Nuko Imana irababwira ngo ubwo aba bantu banze amazi ya Shilowa atemba buhoro, bakishimira Resine na mwene Remeliya, nuko rero noneho Uwiteka abateje amazi y'urwo ruzi, amazi menshi afite imbaraga, ariko yo mwami wa Shure n'icyubahiro cye cyose azasendera arenga inkombe zose, kandi azatembagera i Buyuda, azasendera ahahitanye agere no mu ijosi ry'umuntu, maze natanda amababa ye azakwira igihugu cyawe Emmanuel. Reka mbe ndecyaha ngaha, noneho ndakomeza mu kanya. Imana ishimwe cyane. Urashaka gusaba ubwenegihugu cyangwa kwaparenga pasiporo ya Amerika bwa mbere? Chiwo Immigration ni igisubizo. Hamagara kuri 616 318 6784. Tugufasha kandi kwaparenga green card niba waraje muri settlement umaze umwaka umwe gusa ku butaka bwa Amerika, cyangwa se tukagufasha kuri visa mu gihe umuvandimwe wawe yaba akiri muri Afurika, mu Burundi, Uganda, DRC ndetse n'u Rwanda. Chiwo Immigration ni igisubizo ku bibazo byawe byabimukira. Dusenga Imana. Mana urakoze kugira ukomeze kuduhishura mu ijambo ryawe, igitabo cya Yesaya turi kunyuramo, atari ku bwacu ariko kuko wabihisemo, kubona ko ari igihe giheruka dukeneye kongera kwibutsa kugira ngo duhagarare neza kandi duhagarare nawe, duhagarare mu murongo watsinze ari wa Yesu. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Ubwoko bw'Imana, ko ndushaho gusoma igitabo cya Yesaya, ndarushaho kongererwa imbaraga. Ndushaho kongererwa imbaraga bitewe n'uko Imana ikomeje kudufasha ku munsi wa gatandatu turimo, ukaba tujye kwiga igice cya 8, nibishoboka dushobora no kwiga icya 9, ariko kubera ibintu byipakiyemo turagenda tubipakurura buhoro buhoro. Twebwe ku murongo wa 5. Murongo wa 5 muzahasome, ntabwo ndagenda mbabwira amasomo muze muyareba, ko nanjye ntabwo uri kubwiriza cyangwa Bible study, ni kubusogongera kugira ngo nawe ugende wirebere. Amen. Ni minota 10 yo kugira ngo mbibutse ko turi kwiga kino gitabo, ntabwo ari ibindi byo kwigisha uvuga ngo ntabwo ari byo ntagiyemo, ubwo nuko iminota 10 bayiguhaye nawe sinzi ko byakorohera. So rero hano Uwiteka yabwiye abantu, aravuga ngo 5 igice cya 8 cya Yesaya, Uwiteka arangira ababwira ati ubwo aba bantu banze amazi ya Shilowa atemba buhoro, bakishakira Resini yari umwami wa Efurayimu cyangwa Isirayeli muri tribe 10, na mwene Remaliya ari wari umuyobozi ureba Siriya, bari bivanze ngo batere ubwoko bw'Imana, bishize hamwe bakoze korelasiyo kugira ngo batere abantu b'Imana. Igihe abantu b'Imana batangiye kwivanga n'abisi ngo bataka abantu b'Imana, bari ikibazo gikomeye cyane, tuza kubireba neza. Ati none reka mbibahe, kandi aya mazi azazana umuvumba kandi azahitana byinshi, azagera no kuri Yuda, kuko murabona ko babanje kujyana mu bunyage, cyangwa se Siriya yabanje gutwara abo muri Noro cyangwa se mu majyaruguru ari Efurayimu. Abayuda bagiye nyuma y'imyaka 135, muzi ko bagiye muri Siriya, ariko nabwo abiyoboroni nabo bakaza bakabatsinda bakabatwara. Byari ibihano Imana yari yatanze ngo bazanishwe n'abo bami. Iyo byanze Imana ikirisha inkoni, Imana ikirisha kutugarura kugira ngo tube mu mubare basigaye nk'uko twabivuze kare. Rero Solowamu ifite agaciro gakomeye bitewe n'uko Solowamu wari umugezi wari muri Yerusalemu. Umwami Hezekiya niwe wawuzanye akuye ku mugezi Gishoni, arangije aroboroka, wari umugezi witwagaho cyane, ukaba nta myanda yari irimo, ukaba harimo amazi atemba, amazi arimo meza ameze nk'iriba bagomba kuvomamo, barinywagaho bakamererwa neza. Wari amazi ya representa yashushanyaga ukuntu Yesu ari Imana ihora imeze kimwe idahinduka, kandi nkuko bivuga mu gice cya 4 yuko
Yesu ngo umwoyeho ntabwo yongera kugira inyota iteka. Salomo yari umugezi ukomeye cyane kandi wari ufashwe neza, wari urinzwe. Muzi yuko mu gice cya Yohana, mu gitabo cya Yohana ariho Yesu yohereje impumyi ujye kwiyoza mu maso ibone. Niho impumyi yaboneye muri Salomo, ishushanya ayo mazi ari we Yesu, iyo consistency cyangwa ubudahinduka bw'Imana, ukuntu Imana ari nziza, ukuntu Imana uyigezemo agira umugisha. Ndabasengera ngo mujye kuri Salomo, ntimushaka amazi ya Shuri. Yesu atugirire neza, aratemba, abasa neza, ariko ararimbura. Imana itugirire neza. So kari akanyuzo gusa ka Salomo kuko Uwiteka yakavuze hano, ariko birakomeza. Umukozi w'Imana mu gice cya 10 umurongo wa 11 umanutseho gatoya avuga amagambo akomeye yuko ngo ntimubatinye. Umurongo wa 12 kwisuba ikurikiyeho, ntimukagire ubwoba nk'ubwabo kandi ntimugatinye, ahubwo Uwiteka Nyiringabo mube ariwe mushimisha kwera kwe, mumenye ko ari Imana yera, kandi uwo aba ari we mujya mwubaha mukamutinya, kandi niwe uzababera ubuhungiro bwera. Iyo umuntu avuze ngo sanctuary, ni igihe umuntu afite ibibazo akabura aho ajya, Uwiteka akakubera ubuhungiro. Nibyo Dawidi yavugaga, Uwiteka tubera ubuhungiro. Ubundi bakunda gukoresha izi sanctuary ari nk'impunzi zatewe zikaba yo zirukira, none sanctuary ibabera ubuhungiro kugira ngo bakire bamererwe neza. Muri Yesu niho tubona ubuhungiro bw'Imana. Ariko ku bantu batazi Imana bihinduka ibyo bita stumbling block. Turazi neza mu gice cya kabiri cya Daniel 44 tubona ryabuye ridarekuwe n'intoki z'umuntu, zimanutse zigakubita kuri cya gishushanyo kikahinduka ubushwambagara bugakwira ahantu hose, bishushanyaga kugaruka kwa Yesu. Kandi tuzi neza yuko muri Yesaya 8:14 batubwira yuko Yesu azatubera ngo nta ntwaro zacuriwe kuturimbura zizadushobora. Yesaya 8:14, Matayo 20:44, Abakorinto igice cya 23:24 bavuga yuko bivuga yuko aho ngaho bavuga yuko Yesu uwatazabera ibuye rizima azamubera ibuye rigusha, ariko niduhitamo Yesu azatubera ibuye rizima. Byanzwe n'abubatsi ariko ryahindutse rikomeza imfuruka. Murabona ko aya magambo ari kugenda yerefekta mu byo baravugamo Yesu. Nawe Yesaya 52:14 bavuze ko ntitubatiye, nta ntwaro n'imwe yacuriwe kukurwanya izagushobora. Kandi wajya ku murongo wa 19 bakavuga ati ntimushakishe abantu bababwira, abadevina, abakora ibintu nk'ibyo ngibyo, kubera ko abantu b'Imana no muri iki gihe bamaze kubona yuko badashubijwe n'Imana. Uwo abantu bajya muri psychic, abandi bakajya mu bapfumu. N'abakristo benshi tuyo tuvugana bakambwira ko bagiye mu bapfumu gushekesha. Kandi iyo ugiye muri iyo spirit, uba ugiye muri spirit ya rebellion ituma utandukana n'umwuka w'Imana by'iteka ryose. Nitwiringire Imana, niduhumure. Yesu yavuze ko azatubera ubuhungiro. Amen. Ariko bashyizeho ikindi kintu gikomeye. Umurongo wa 20 ngo musange amategeko y'Imana yahamya, nibatavuga ibihwanye n'ibyo ntazatandukanye. Nta ngoma igenda neza idafite amategeko, ibariza amategeko. Niyo mpamvu muri Afrika abantu bahindagura amategeko bitagira icyo bamarira. Ariko na hano muri Amerika, niba twubaha amategeko ya Trump dutera hejuru akatubuza amahoro, ni gute tutakubaha amategeko y'Imana? Hari abantu bibwira ko amategeko y'Imana yavuyeho. Bene data, abo ngabo ni abanyabinyoma kandi ukuri ntabwo kuri muri bo. Rero ikindi kintu gikomeye cyane tugiye kuvuga tukakirangirizaho ku murongo wa 23, ariko nta bwire buzaba kuwahoze ari umunyamababa. Ariko isomye 21 kugeza 23 abantu bazamera nabi, barinde batuka Imana. Iyo birebye neza ibi bice ukareba n'iki gice banditse kuri 23, ariko ntabwo bwire buzaba kuwahoze ari umunyamababa. Mu gihe cya kera yateye igisuzuguriro igihugu cya Zabuloni n'igihugu cya Nafutali, ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani i Galilaya
y'abanyamahanga. Ahangaha yari yareretswe yuko ibingibi bisobanurwa yuko Yesu yari yarahanuriwe yuko azakora umurimo i Kaperinawumu iruhande rw'i Galilaya. Ahangaha iyo ureba y'abanyafutari ukareba n'abazabuloni igice bafashe ni igice cy'amajyaruguru hejuru hafi y'inyanja aho Yesu yakoreye ubutumwa. Bisobanurwa ko Yesu muri Yohana igice cya mbere yaranzwe aratukwa, ariko mu iherezo azambika ikamba, azaba umwami, amavi yose azamupfukamira. Abafilipi 2 iyo usomye gore ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 13, amavi yose azapfukamira Yesu. Uko yaza ashuzuguritse ari mu kiraro, ntabwo abutaha nagaruka, azagaruka ari umwami w'abantu. None ibi byose bishatse kuvuga iki? Amagambo yavuzwe yari mu gihe cya Yesaya, ariko aya magambo yarebye neza n'abantu bazi ubuhanuzi ni igihe giheruka. Mu gihe cyeruka ubw'isi izaba ikamwa amakuru. Mu gice cya 13 aya magambo mu gice cya 14 uyarebye neza muhimana ikibariro muyihimbaza. Marayika wa mbere mu gice cya 14 umurongo wa 6 agurukanye ubutumwa bwiza abujyanye inkuru nziza, kandi avuga ijwi rirenga ngo mwubahe Imana muyihimbaza, muramye iranyijuru n'amasoko n'ibirimo byose. Iyo niko yo kubaha Imana. Kubaha Imana nta gutinya Imana, ntabwo ari kuvuga ngo uyihunge, ni ukuvuga ngo yubahe n'amategeko yayo. Imana ishimwe cyane. Igice umurongo wa 9 w'igice cya 14 bavuga ngo Babuloni igishura cyayo kizagaragara. Kandi wakomeza kuri 11 ugakomeza uhereye nako ubwo no ku murongo wa 7 umurongo wa 9 ujya ku wa 11 batubwira ko abantu bazaba batarumviye Imana ngo bamwe ku mazi ya Siro bagendane n'Imana, bazahura n'ibyago nk'ibyabo mu gihe cya Isirayeli bahuye nabyo. Ariko ku murongo wa 12 ngo aha niho kwihangana kwabera kure, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera mu kwa Yesu. Murabona yuko bariya batutse Imana bari mu gice cya 16 cy'ibyago 7 ubwo imbabazi zizaba zarangiye. Usomye igihe cy'izuba rizaba rimanutse igice cya 16 ku cyago kizamanura izuba ngo abantu bazarya indimi zabo kubera uburibwe. Ubwonko buzasosonuka mu mazuru ngo bazatangira gutuka Imana. Murumva ko bijyanye n'ibi bintu. Ubwoko bw'Imana igihe kiraje ubwo abantu bazagomba guhagararana n'Imana cyangwa bagahagararana n'umwanzi. Ugafata ikimenyetso cy'Imana cyangwa ugafata icya Satani cyangwa se ikimenyetso cy'inyamaswa. Turazi ko ikimenyetso cy'Imana kiri muri Ezekiel 10:12 kandi ukamenya ko muri Efeso igice cya mbere ku murongo wa 13 umwuka wera n'isabato y'Imana. Rero tugomba kumenya aho duhagaze. Ku iherezo bizaba ari kubaza ngo bizaba ari usenga igihe usenga n'amategeko y'Imana nibo yaho kayemera. Ubwoko bw'Imana hagiye kuza korasi iremereye cyane ubwo idini rizivanga na leta. Mu gice mu gice cya 13 umurongo wa 13 yuko inyamaswa izava mu butaka izaba imeze nk'intama ariko ifite amahembe, nako izaba ari inyamaswa ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama ariko ivuga nk'ikiyoka. Murazi neza ko yari Amerika izahesosiya ni Roma, kandi hakaza koalisiyo y'amadini ecumenisme izarwanya abantu b'Imana. Ariko ngo abantu b'Imana bazagira sanctuary y'Imana, bazarindwa n'Imana, nta mwana w'Imana uzagira icyabo. Yesu ashimwe cyane. Uko Imana yagaburiye iri niko izatugaburira. Nimureke twitegure twakira umwuka w'Imana. Abantu bazabasha kuruka isabato y'Imana ni abantu bazafite umwuka wera. Ngo Abaheburayo igice cya 4 abantu bemeye agakiza bakagira ikiruhuko cyo mu mutima nibo bazahoberana n'isabato, ari ikimenyetso cyerekana Edeni kizaba duhawe kugira ngo dusubire mu rukiro rw'iteka ryose. Ndagusengera mwana w'Imana ngo uhagarare mu ruhame rwa Yesu, umukunde kandi ubane nawe, azakugirira neza, uzaba amahoro masa. Imana ibagirire neza. Mwe kuri Sorowamu ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.